birababaje nukuri ko Imana birababaje uyu muntu ngayaberura Theogene yarapfuye nkoko Tanazi yarmumubika yarapfuye ngaya aberura Theogene yarapfuye urwo rupfu rwe nubwo tugiye gusesenguraho dukurikije ijambo y'uyu mugabo Atanazi Sibomana Atanazi abatamuzi rubyiruko ngira ngo niba mutazi Sibomana Atanazi ni umugabo wakoze umurimo udasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda umucuranzi w'inanga akaba n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru wakoze umurimo udasanzwe kuri Radio Rwanda uyu mugabo ngira ngo ubu none hatuye inyamata mu magambo ye yuje uburakari n'agahinda intimba no mubabaro ntabwo ari uburakari intimba no mubabaro ya mugenzi wo ngo Theogene wishwe bamufungiye ari kwa Kabuga aho basanzwe bashikira abantu bakabanyuruza bakabica bakabarangirizayo urubyiruko rukahagwa n'abantu bakuze bakabajyana basigaye bajyana mbere nababwiye ikintu cyitwa transit nyamara kuvuga ikintu cyitwa transit abantu mwe hari ibintu bibiri navuze transit ukuntu bikira y'abantu bakabafungura bakabarekura bagera mu rugo bagapfa nago harashira ibiganiro 10 nkoze kino kiganiro n'amezi abiri arashira na n'ukwezi kurashira mvuze icyo kiganiro mvuga abantu bako ni Nyagatare nuko babica baragufungurira umuntu wawe akagenda yamara kugera imbere bampoze ninze agahita apfa ibyo narabivuze sinabivuze mujye mwemera ibintu umuntu aba yavuze nongeraho n'ikindi kintu navuze ejo bundi naravuze nti iyo uhagaze mu Rwanda ukavuga ijambo rimwe ukavuga ngo ariko se Paul Kagame cyangwa bakakumva avuze ngo Paul Kagame byonyine Kagame bamuvuga barimo kumuririmba Kagame ntago bamuvuga mu kanwa ni nk'ikigirwamana mu Rwanda umuvuge uyu Theogene nicyo yazize yitabye telefone avuga ati imodoka za Kagame zemo ziratambuka abo surveillance team ibikikikana aho ngaho aho kuri noza kuri kariyeri hehe hari yazose zanuza kujyana hirya Kanzenze ziba zimuguye aho ngaho ziramutrackinga ziramwegera zimukoro telefone ziramufata bamutwara nk'inyana y'imbwa bajya gufunga Gasiya bamurekura bamaze kumupoisoninga mu gahinda kenshi Atanazi kunabivuga ari no muri cya gihugu yataza kuba ari mu gihugu ari nk'ahandi hanze hari ibindi yaragiye no kuvuga ahita komoza no ku kintu cya genocide ni nka ya mabeshyo mubona mu rusengero genda umupastor nize Bibiliya nigisha Bibiliya nongenda isubiramo ibyo mubona mu macyaca abantu benshi batitira cassette akikubita hasi ibyo bintu ibyo ngibyo ni guteka mutwe umwuka nago ngo yekose hasi ku cyagwa abagore gusa muzana amasantima yanyu y'uburaya mukazana mu rusengero wacha wewe wacha abo ni bamwe nabo ngabo ujya kubona mbatanga buhamya kantu gafite imyaka 29 nagiye kubona mbona baza n'imihoro izo ni katemba ngogera buhamya mwana twishe mwamura abagome mwabatindwe mukumva ubuhamya ukabushaka munye tweri uyu mugore very trend kabisa ibintu twakuriyetinze ibintu twashize muri banuza bari abanuza ba Morike Edouard kamu briefing ngo kunagiye gukina komedie nari haya ku Gisenyi mbona bari abana mwana umututsi yihishe nari mu gitanda ndwaye hari mu bitaro bya Gisenyi mama icyaye hari ko je nari umuhutu na mama umututsi bamukura munsi y'igitanda umwana twaye turwana baramutema marasara ibyo izo ni comedy abacika 10 n'abantu b'abahutu babonye nabo babonye genocide abayibonye nago bavuga ibyo ngibyo nago bajya gukina izo comedy zanyu baratemwe barishwe ariko abatabizi nibo bagenda bakavuga ubusa hari abahungu bavuga ubuhamyo kabwumva ko ari bwo kabisa hari nuba wasetinzwe ukabona umwana w'umukobwa ngo agize ihungabana mukatangira kubyigisha ngo yese ngo ihungabana rebaho ngo no mu mahanga barya bagiye n'abacyarya n'abanazi ngo noneho ngo genocide yabakorewe bari bakoreye abacyarya naba ya India Hitler and Mussolini izo ntambara zabo
ngo n'abana bakomokaho ngo baracyahahamuka kugira ngo mu creating abanyarwanda babe gutyo. Reka twumve uyu mugabo kuntu yapfuye. Mfite akababaro kadasanzwe mu mbabarire, ibi bintu Imana imfashe kugira ngo mbyitwaremo neza, ntaza kugira ugucumura, kuko ushobora kuza kuvuga amagambo atari meza wenda ababishinzwe bakazatangira kunjora. Maze iminsi niyo mpamvu mwabonye asa n'ucecetse, kuko ndavuga ngo mu gihe cyashize, ndavuga muri gahunda y'icyunamo mu mwaka ushize, hari icyo navuze ku bantu bari baje kunsura barokokeye iwanjye. Hari icyo navuze ku byerekeranye n'icyo gihe. Kuba rero ntaragize icyo mvuga muri iyi minsi bivuga ngo ntabwo ari uko ntari mpari, ahubwo nakurikiranye by'umwihariko icyo bita ubuhamya bw'abantu bavuga kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Hafi ya bose, hafi ya benshi, ni benshi si bose, ku bose ntibabashobora, narabakurikiranye cyane. Gusa akantu nshakamo ni akantu kubanza mukumva mukemera yuko uyu Sibomana Atanazi yarokoye abatutsi. Ubu mu gihe gito kubera ijambo yavuze muri kigali, mugende mujye kuri Sibomana Atanazi cyano yo muyisure. Bakunzi banje, bakunzi ba Media Robert TV, mugende musure cyano ya Sibomana Atanazi kandi musubscribing yo ndabimusabiye. Nkoko mu nkunda nawe mukundi uyu mugabo muzamure cyano yo ndabona ifite abantu ibihumbi ifite abantu bangahera. Katurebe cyano yo tuyizamure kabisa. Musubscribing afite abantu ibihumbi 44,900. Yitwa Sibomana Atanazi official. Mwende se munyarukire yo musubscribing, mukomeza no kurira no kubiganiro bye. Uyu mugabo yavuze speech nziza, sinshaka kuyisuramo yose kwa ujumura. Nashatse nyombanze mbabwire yuko uyu mugabo aragera akavuga amagambo ankoze ku mutima cyane. Ariko icyo nshaka ubu buhamya bw'uyu mugabo kuri umugenzi witwa Theogene, ibyo nibyo biri mu gihugu byagasuzugwa. Aho navuze umuntu witwa umuhutu yaragowe. Urabona umutipe bafashe Theogene iyo baza gusanga ari umuntu wavuye nka Uganda nka Robert, ntacyo bari bumutware burya. Uyu mwari mubizi ntacyo buriya bari buganiraho bakapanga bakagira icyo bavuga ko ntago yabaduye uko wenda yare ntacyo bakabanza kugira. Ariko kuva basanze noneho ari no mu gihe cyo kwibuka babonamo n'isura ya gihutu, basi kabaka wedemu bari baramucunguza. Ese tracking system ye bakoze kuri uwo mutipe ni yiki? Nabwo Kagame ni ikigirwamana muri kiya gihugu noneho. Nanubwo azi ko uwo muntu bamufashe we wenda yarakomeje, abarango surveillance baramuhohotera mutwara, barahondagura bakubita mu mpyiko bagera ki umusaza ari yisaziye abaratashye. Oti byagenze gutereka mbivuge mu ncamake. Uyu mugabo Theogene wapfuye nyakwigendera yarimo yambuka akose amasani sangapi kwera ubu ngubu turaza kubyumva bigatinda. Ariko mujye kwa Sibomana mu byumvire kugira ngo nawe abone subscribers n'ibindi byose. Ndamusabiye kabisa mubikore kugira ngo twumvikane neza, uyu mugabo tumufashe nawe ibiganiro bibikunde birebwa. Aracyari hasi kunuza kuri subscribers mu supporting kabisa. Sibomana Atanazi avugisha ukuri kwa nyako, nuko hari adafite umwanya wo kubasha kuba yafusha kureactinga ngo avuga ati ibyo muvuga uko yanabivuze. Yavuze ati ibintu muvuga mwebwe mujye ubundi kiganiro cyo kivuga ngo murekeraho kujya muvuga ibyo mutazi muri genocide, kuko genocide twayibayemo twarayibonye, habaye kwicwa tubihakana. Ariko ibyo niba mucuruza genocide, abayicuruza ko bayicuruza, ariko ni mubizane mu banyarwanda kujya kubigisha ibintu bitari byo, muzana kubiba inzangano n'amacakubiri. Ibyo bagenda bakabihindura genocide yabaye gutya na gutya. Abantu abahutu bose ntabwo ari uko bishe, ntabwo umuhutu wese yishe. Kandi noneho mu gutoranya mu nkotanyi mu kwica ntabwo bigeze banagira icyo banarobanura kuwakoze ku muhutu wari wese. Umuhutu wese kuko ndibuka n'urugomo bakoraga cyane mu Rwanda hakiza byabi bodaboda byabi kweto twita nidina byabi plastic bajyaga babyita abanyarwanda aho ngaho nyine bakavuga babatutsi bakavuga ngo izi nkweto bazita ngo nta muhutu utarishe.
bikababaza cyane, ibyo bikandya bikambabaza bikantera agahinda kumva uvuga ngo nta muhutu utarishe. Ibyo nta macakubiri, kandi n'ubu bene uko biracyahari, n'utundi tugenda tuvuka tugenda tubyumva. Bagahatira umwana nk'uriya muhungu w'Icyangugu ngo yavuze ngo na genocide na genocide azi ngo keretse bayimusobanuriye. Ntayazi nyine, niba atayizi se bayimusobanura. N'umwana ufite imyaka 20, hashize imyaka 32 genocide ibaye. Kubera iki mutamusobanura? Mwamwirukanyije mujya kumufunga. Mufunzo w'iki? Uyu mwana mwakamutwaye mukajya kumwigisha mpana kumujyana mu igororero ngo aveyo noneho yabaye aduye mutupu. Ibyo byose ntago ari byo. Ntago ari byo, ndabihakanye, ndanabyanze, ndabipinga 100%. Nayo mwankora gute? Ntago ndibyeme. Abahutu nimutekereze ngo nibakiye bugufi. Uwo munsi nyuma ya genocide yabaye, ibintu byose baguriwe n'ishano. Ari n'abatutsi bishe babyisaba y'abahutu. Abapfuye bose babarunda ku bahutu. Umuntu hutu wese utambutse warokoye umututsi nabo bamwita ko ari umwicanyi. Hari abarokoye abatutsi bakabinja bakica uwo wabarokoye umuhutu, bakongera bakica nabo batutsi, bicwa nabande n'inkotanyi. Ibi byarabaye kandi nabo batanga ubuhamya. Ari nabyo Karasira Aimable afungiwe kuko yavuze ati umuryango wanjye wose wishwe n'abatutsi ubwabo, nibo bishe umuryango wacu. Ikindi kibazo nanjye nibaza, uyu Sibomana Atanazi yabajije, yavuze ati ese kuki mureka mu cyunamo hatanga ubuhamya abatutsi bonyene kandi abahutu bari bahari bazi ibyabaye babarokoye? Muki mudatuma bagira umwanya munini cyane ku buryo bwo gutanga ubuhamya? Ahubwo usanga abahutu bajya ku macano y'ama YouTube, ntago ushaka kumumva ngo agiye kuri radio Rwanda yenyewe cyangwa mu cyunamo hagati ngo abe yahabwa umwanya mugari ngo abe yavuga ibyo yabonye n'amaso ye, kuko bazi ko yahita avuga, kuko ntago bazi kubeshya, yavuga ukuri kose uko kwagenze. Ubu abahutu benshi bazi ibya genocide batigeze banica, ntago bashobora kuvuga ukuri. Baraceceka ahubwo bakabyunama bakareba bumirwa n'igihe cyo kuzana abantu bakatiwe n'inkiko gacaca kuza gutanga ubuhamya. Ibyo babaziho neza basanga inkotanyi zabashizemo ibindi byose. Umuntu akaza akirundaho ibyaha umurundo wose kuko azi neza ko ari bubabarirwe, akemera icyaha akavuga ati nakoze. Hari abasaza banze kwemera icyaha, bari muri gereza, barimo gupfiramo, bafiriyemo, basaziyemo, bari innocent. Abona se nemere ko nishe ntarishe, Mana bari wonyitwarira. Nago bigeze batema, nta muntu bigeze bica. Ariko mwabantu mwe mubona abo bantu mugendana nabo, abo bose b'inkotanyi mugenda nabo mu mihanda, abo basirikare, abo bose mubona aba basaza b'inkotanyi bariye bakamara abantu, abo mubona bagenda mu mamodoka henze, abo bose mubona kugeza ubu ngubu n'abagome, n'abantu babi cyane, n'abantu badasanzwe, n'abantu babicanye, mbibabwire mbibasubiriremo, n'abantu bikunda, n'abantu babayeho ku buryo Mana yanjye, n'abantu batifuriza umunyarwanda wari wese n'inyangabirama, mbivuge gutyo. Ndashaka ikintu mucyumve, abo bantu n'inyangabirama n'inyangarwanda noneho za nyazo. Abo ni kuko n'abakonsomateri b'igihugu, n'abantu b'abakonsomateri. Iyo mvuze abakonsomateri baba ari bo nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Abo bantu baramenaguye amaraso. Hari agatipe nzi neza kagasaza karango kishaririza kari kamaze abantu kigiza kare uvuga nako kameze nkatigana umuvugana kabiri akagwa ngo uwamukubita ifundi, uri umugome, uri rubanda, uri mubi. Bizimana Dogiteri uri mubi. Uyu muntu wavugaga reka ngushe n'indirimbo yabanza nakubwira uri we kwanza. Baba mubishira wabibo murcyo na ukihorera utikoko rubanda ni babi, rubanda ni babi kandi na uriwe uryubona dura tukaramukanya, uryubona tuganira tugaseka, twese duharanira kujya mbere abantu nuko tubaye niba mu nimero Bizimana ni n'ubumwe
nawe se wigeze wumviya abwire u Rwanda rwagushije ishyano. Niyo mpamvu natangiye mbabaza nti tujyane mu ijyanisha. Ku ngoma ya Habyarimana abatutsi barahangayitse nk'uko abahutu bahangayitse ku ngoma ya Kagame. Bamwe baje kuvuga ngo abahutu baradamaraye, ntibariya mujya mubona ubona ngo tuma twishima, aba yarahunga agatanya gutanga ubuhamya ngo jewe ndashima ngo nabaye surprise kuri His Excellency yanyishyuriye itike cyo kugenda muri first class muri VIP mu ndege. Imagine hari n'ikindi ki general nege kumva aho ngaho nacyo cyene babona rwarakabije kivuga ngo abaturage ngo bugahe akigisho burima bw'igikoni. Si general tanguye ari ni yafundisha mambo kama yo ya ujinga. Ibyo abo nibo bantu bafite babizimana Jean Damascene abo ngabo nibazi kuvuga abahutu akiyakana ubuhutu. Twarakumenye uri umuhutu noneho noshaka wiyawe Bizimana uri umuhutu n'igisekuruza cyawe muri abahutu Rwimbi. Wenda ntago wakoze genocide kandi ukabutarize ku ngoma ya Habyarimana da uri ikimanuka ngo Kayibanda ku ngoma ya Habyarimana n'abatutsi biza uri ikimanuka wize. Hanyuma reka mbabwire kugira ngo rero bigende neza, mudusobanura impamvu uyu muhungu yapfuye ate, uyu mugabo, uyu musaza. Ndashaka abanyarwanda baturiye mu Rwanda mudushakira makuru koko ibyo Sibomana avuga nibyo ntago ari byo. Ngayabera Theogene yapfuye ate, aguye igikondo, bamuvanye igikondo bamuvanayo bamuzana ku musubizi wabo akambakamba. Hashize iminsi ingahe na n'icyumweru cyashize uyu musaza ahitapfa. Uyu mugabo yarapfuye, umuryango we ubu koko nicyo kibazo Sibomana yabajije ngo ariko se ubu kwa ukweli muratekereza ko abanyarwanda bakomoka muri uwo muryango wabo iyi guverinoma rumva yishimiye amaze gushingura umuntu wabo? Kwa ukweli mutubwize ukuri, abo ngabo barishimye kubera famille umuvandimwe wabo bamaze bishe ako kageni amefariki duniani. Sasa ive murumva byakunda? Nicyo kintu ndimo kubabaza kugeza ubu ngubu, niba koko umuntu wabo bamaze kumufata bakamwica, umuryango usigaye ukomeze uhimbaza Kagame. asanga polisi Reka dutangirira aho ngaho. Inyamata baramufunga bamubazaga iki, ubu wa telefonaga ninde? Ubwo telefone barayimwatse, baracekinze muri telefone awe hamagaraga bose uko babigenje nibo bakuze. Nyamata baramufunze ahamaze agahe. Umugabo bamujyana muri zira transit center za kwa Kabuga, abari bagiye kumufungira. Wa mwana w'inshuti ye bakoranaga ari nawe umuhungu wanjye araza arantakira arambwira ati muzehe Ngayabera baramufunze kandi ntabwo nzi icyo afungiwe icyo ari cyo. None wantabariza ko nta kibazo afite. Ikibazo cye ni iki? Nyamara twajwemo. Ubwo nambwiye nti nta kuntu ntagufasha kandi tubana ahangaha, reka njye kubaza kuko nzi ku iki gihugu ni igihugu cyubahiriza amategeko. Nta hohoterwa ry'abantu byagombye kuba rikiriho kugeza ubu. Reka nigireyo ndebe. Naragiye kwa Kabuga, hari igikondo aho yita ngo kwa Kabuga ariko bahita ni igikondo hari murahabona hirya gato yo kwa Mirongo. Ndagenda ngezeyo, yazana umuntu witwa Bimenyimana. Bimenyimana ni umuntu twabanye muri traffic, ni sa major umupolisi. Tunaziranye cyane. Ati se kugeze hano ntingiye kureba umuntu ufungiye hano kandi mu by'ukuri ukuntu bambwiye yafashwe ni ibintu wabona bitumvikana. Umuntu witabye telefone akavuga ati Kagame anyuze ahangaha, ikibazo yaba afite cyaba ari ikihe? Ndagira ngo mumbwire, ese yahamagaraga abaza kumwica, yahamagaraga babibonye bate? Ngerayo rimwe ndashaka kumureba, ubwo hari hashize nk'amezi nk'abiri ndashaka kumureba.
bati ntashoboye kuboneka. Umuntu wose tuziranye, ndavuga umupolisi, uzagaruke nsubirayo, ntashoboye kuboneka. Kubera iki? Kubera ko hari abantu bamufashe, hari abamufashe bakimukoreraho iperereza. Ni bande se bamufashe? Ngo yafashwe n'abapolisi bo ku Kacyiru. Ntabwo yafatiwe, abamufashe ntabwo ari abanga. None se sinshobora kumubona? Ntabwo ngo uzagaruke. Nagiye inshuro 3 ntaramubona. Ubwa kane naragiye mpasanga wa mu polisi Bimenyimana baramuhinduye, hari undi witwa Sibomana, yari assistant inspector of police. Ndamubwira ni ndashaka uyu muntu. Ubwo urumva byari bigeze mu mezi nk'atanu ntaramubona. Yarambwiye ati uretse utegereza ndibuze kumugushakira, uribuze kumubona. Ndategereza, yaragera mushaka koko, ngiye kubona mbona araje, yaragondamye, arasukuma, ariko inyuma ye hari umuntu wambaye civil umugendaho kandi ukuze, ku buryo aho batwicaje aho ngaho muri koridoro baduha agatebe ngo twicare, mbona n'uwo muntu amwicaye iruhande kugira ngo yumve ibyo ari buze kumbwira. Ntacyo byari bitwaye. Icyo ngene no kumureba n'ubaza ngo ubazize iki, byagenze gute. Ariko yatinze cyane. Ubwo arambwira ati njyewe icyo nazize nuko nitabye telefone ngabonwaga amanyuza ngaha. Yibaza yavuze ikigirwamana. Yego. Ubwo wa wundi nawe aricaye ku ruhande rwe, nawe ndamuramutsa kuko nge ntacyo bimbwiye rwose, hamwe n'abantu uretse nabo n'abakuru babo n'abantu twabanye, kuko ngerigeze no gukora ikiganiro cya Police Nationale. Ibya polisi ndabizi, ndetse n'ibyo banga n'ibyo bakunda byose ndabizi, kuko niba narakoze ikiganiro cyabo, kakora ikiganiro cya traffic, kakora ikiganiro cya Police Nationale, nuko nzi ngo haramutse habaye iki nabwira umupolisi uyu n'uyu kugira ngo ukurikirane ibintu. Umugabo ubwo mukanya Sibomana Atanazi, abo bapolisi ntuzabizere inshuti yanjye, niyo nama nakugira. Wowe wahamagara bose barahindutse. I'm telling you. Wizana imiteto, bari abantu babaye nishira umuteto, ni amaduyi matupu. Abo bose nabicanye, nawe bagusekera, nawe ugiye kuba igisekera mwanzi nk'abanyamurenge. Ndabaza none se gahunda ye ni ngo igisubizo kigiye, umuntu arambwira ngo ntugire ikibazo, igisubizo kigiye kuboneka. Ukamusubizayo. Ndategereza, ngo ahubwo ngo ugende ubwire n'abantu b'inshuti ze bajye baza kumusura. Urumva ntiyasurwaga, ntabashoboraga kumugemurira. Ubwo byagenze bite? Ahubwo aho ngaho kugira ngo mugwire muri benshi bamenye ukuntu bazagenda babanogonora, wori kuri listi bamaze kukunoma, bakunotinze samoya, genda ubwire n'inshuti ze zize kumusura, nta kibazo rwose atangiye gusurwa. Koko zaraje, umubare bashakaga barawubonye, yagomba gupfa, ubwo nimwe mukurikiyeho, subiri. Koko habayeho noneho kumugemurira bakamubona, ariko muri uko kumugemurira nge nahamagaye afande Mutezintare. Mutezintare ndavuga ndi Mutezintare ari hejuru, n'umuntu twanabanye, arakurikirana iki kintu koko niba ari byo arambwira. Ibyo mvuye kukubwira nti ntukizira abo bagabo, niba yaragufashije ngaho bimbwire, bitubwire ubwira abanyarwanda ko byamurenzeho, noneho ko yarenzeho se akanapfa. Ahubwo niwe waramuteje, yahise yihutisha urupfu rwe vuba vuba, kuko mana banagwa bazi utemera amakosa umuntu ashobora gukora. Sinemera ibyaha, ni ari n'ikintu cyose cyitwa ikibi, cyitwa ikinyoma, ndashaka kukirwanya kandi amaherezo kizatsindwa uko byagenda kose. Yes, avuze neza. Ubwo mpamagaye Mutezintare, afande Mutezintare,
uraho yego uracyabaho ndacyabaho ariko nagize ikibazo uyu muntu ufungiye hariya afite dosiye ki wambarije kunzi kubishoboye mbariza umbwire yakoze kosa ki ngo tumuhane ndetse nanjye ubwanjye ndi umwe mu bafite ubushobozi bwo kumuhana kubera ko umwana abana nawe n'umuhungu wanjye arangorera ubwo mutazina arambwira ati none nyoherereza amazina ye n'ahatuye yarayafite biri kuri WhatsApp mwohereza amazina ntiyitwa Ngayaberwa Theogene abangwe Butare ba mu murenge w'Intoyo Kagara Kanaka Tisaho kuva ubwo nongeye kumwandikira ndamuhamagara Mutezintare ntabwo yongeye kunsubiza naramuhamagaye ntabwo yongeye kunyitaba mu minsi ishize nagiye kubona mbona umwana arasohotse avuyemo baramwohereje arakambakamba arasukuma n'inguruvu batwikiye mu ruhira mu by'ukuri yamaze hafi icyumweru hari n'igice ahita apfa turamuhana uratekereza iki wowe ukurikiye Media Robert TV urabyumvise uratekereza iki muri aka kanya ndashaka tuvugishe kuri kandi tuvuge nk'abantu bakunda igihugu abantu batarimo babandi biyitira ko aribo banyarwanda gusa bakunda u Rwanda kandi bakunda amashyaka yabo badakunda u Rwanda abo ngabo murabazi abo nkunda kuvuga buri munsi abo bantu bakunda u Rwanda bakunda ishyaka ryabo wowe uteze amatwi kugeza ubu ngubu Media Robert ndashaka kugira ngo udusobanurire icyo urimo gutekereza ukuyemo iki nyuma yuko umugabo apfa yishwe nande yishwe gute murabireba gute mwe murabyumva gute ese ubundi yarakwiriye gupfa ako kageni ntabwo mubona ko aho muri nibyo musapotinga mutanabizi mwebwe namwe mujya mu commentinga mutanasobanukira ibyo ari byo muryo nawe ubwihorera uti koko rubanda ni babi rubanda ni babi kandi naburiwe uburyo ubona duhura tukaramukanya uburyo ubona tuganira tugaseka twese duharanira kujya mbere abantu nuko tubaye nawe se wigeze wumva inyamaswa igira ibinyoma n'amatiku hariyo wigeze wumva iroga ubutamikano cyangwa ibisazi mbwira ko wigeze wumva inyamaswa ijarwa cyangwa ineni ibanga mbese hariyuzi muri mbago ikabura n'amahugu ibibyo Abanyarwandakazi ibyo tubona ibyo twumva byose bituganisha kugaruka tukagarukira ubuhanuzi bw'umukozi w'Imana Magayane mu gihe turumva dushaririwe mu gihe tuzatwumva duhotorwa mu gihe tuzatwumva turimo gukubitwa mu gihe turimo gushingura abacu mu gihe turimo kubona abacu bafungiwe ubusa mu gihe turimo kubona nka Ingabire Victoire arimo Buso n'abandi bazize ko bafite ibitekerezo byabo byubaka cyangwa se bishaka ikintu cyitwa regime changes abo bagafungwa icyo gihe tuzatumwe icyo gihe ngo tuzamenya neza ko ubuhanuzi bw'umukozi w'Imana Magayane bugiye gusohora
murimo murarira uyu munsi, ejo muzabyina, muzaseka. Ngo ahari amarira yararira umuntu, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ngiye kuvuza impundu, muhumure. I'm telling you. Abari mu Burundi, abarundi, abari muri Kongo, abanyekongo, banyarwanda batuye u Rwanda, muhumure, kuko uturaza kumusonga n'umwe, twese n'umwe turaje kumusonga. Simfite ikindi narenza kuri ibi. Igice cye cya genocide yavuze kuri genocide giteye agahinda, byafata umwanya munini. Si cyo nzi cyo, ntabwo ari uko bigiye kumaze kuba. Muhumure, hagiye kubaho ukengeza. Siko dukeneye kuba mu mahanga, dukeneye gutaha iwacu, dukeneye gusanga abanyarwanda bameze neza. Dukeneye Afrika yigenga, Afrika ifite amahoro, Afrika itabangamirwa na buri muntu wese ubonetse. Nta mwirabura ugomba kongera kubura amahoro, nta munyafrika ugomba kubura amahoro. Asante sana. I love you all.